ugize ngo mwabanwe mu mabara mugaruka uramenye dahaje mu bushuhe ntagenda atiheshye n'abaturage mwamara ko mugazi n'abatwayirangiza hambo baracitse nzaza memka nande ziriho comedy ya mudugutura ya mudugudu nabyo ko mara bitaba byoroshye bandi ya mudugudu naho harimo ibisazi rero nabonye umuntu ngo bibye inka kandi ngo yaburiye mu no mudugudu maze nkora zino control ngiye ku mudugudu babifasha abantu batishira imitekano ariko abamutekano baje bagerageza bakoreye kugiye bimeze gute mutwara fibo ni sawa rwose biraca munsi bimeze neza rwose biraca cyane umudugudu rero shana nabonye n'umudugudu agiye kugera hajya haza amakaro kakagezo ko kwiba mwaragace Yesu ko kwiba koko rwose baragerageza rwose akusha bari ariko muri ariko kuragariye kanjiragira kakarangira kakagezo bizarangira ukuntu nyine uzatubitaho none se ubungubu turwana nawe umwagenzwa n'ikida ubusanga nari ngiye kujya mu kanya dore ko ni inama nyine ubu tubategura inama se y'ibiti kandi inama nyine y'abantu barimo baronona ibintu barinya ku gasozi Yesu abantu bari gusoza ko najya tuvuga ngo byumvishe ejo bone numvishe umuntu ari aza kundebye ize ko nahise mvuga terwa ni story aza kundebye amani ngo bamunera muri wese ngo umuntu agamaze imyaka 20 kuzagashira ku mugore ubu afite umwana ugize imyaka 18 noneho byo binumva nabi turabibwira mu bihuru byo bikava ngo base ngo kuriye mu mingo tubone byembe hako tuza kurana kwangiza ibidikikije kunya mu birugo ko abantu bagabo baguza bakwata amawesiko bakwate wambwa nose mu muyobo mudugudu we nawe uraza kunya muri yose yawe ariko nanjye nkabibona ejo ndakije amatwa kubita ngiye kujya muri toilet yanjye kirambira ngo nari kandi nabona kirambira ngo nari ngo kwisana naho kumbi burya nana wese kigira umiwe kirabirano kubona nyine ngenda reka nkwereke genda ubwire ura mu mutangazamakuru atangaza inama ejo mu gitondo cyangwa se kigiye kigoroba ikigoroba baboneka ikigoroba saa 8 nami bitangiye reka mbe ngiye genda ubikora n'akazi shaka naho niko mara byagoranya itangazo kuko waziriho mwaramutseho mutega amatwi mwumve itangazo uyu munsi saa 8 haraba inama mu mudugudu wacu iyo nama irabera ku biro by'umudugudu kandi iriga ku kibazo cy'abantu batagira wesi nusibe cyangwa ngo ukerererwe ukerererwa arahanwa iriya nama rwose badutumiyeho ariko se mwana uriya nama we wayumva gutega mwa iriya nama rero numvise ivuga ibintu by'umutekano n'abantu batajya tuwarete wambwa ariko nawe mfite ikibazo cyamaye nka rwese abantu none biragenda gute ubuze ukuntu tugiye kugenza se bose ubu ngubu nyine tugiye kuyitabira twumve ariko se mwana ko ndiko kwishinga ko nzi uko ufite wese nge nangaba nawe singira ubwo nengera niba wacakisha nk'icu reka nakubeshyaga Giza ngira burya njya mu gihuru cyamaye nka rwose dore burya rero jewe iyi imvura yaguye nyine kabisa urabona nk'uko akavura kaguye umva ngenda kuri serere ko ngakatuma umboti mwana ngahita mbisoza da ariko mwana mbese amakuru ngo ikidipo zadukenyura yewe umva reka nkubwire urarya uri menge ariko zabwo mfite ikibazo givuga bwe nge hahandi handi sanzwe njya mu gihuru yewe twagenda ikati wenda bagufata bakagucoma umugongo wininza yaguye umuntu ari igikatsi amasaha ngaha Yesu nagowe yewe byagenze gute se kunyabira ruhura teza naryemana nyemvuye karubande niwe maravugira aya magambo ngo wagiye kunya mu gisambu ubundi abagabo bareke namwe kuki nabitekerezo mu gihe hanyuma wowe uzabaze nge ntabwo njya nya mu gisambu nge nya mu gihugu ahubwo se reka nanjye ngeyo nanjye mwana oho karabaye ngaho simbuka ugereyo Nice keys on the beat. Teka ye. Turaza kandi n'abatwayitanye. What? Yesu mwakoze kwitabira ariko kintu bavuga ko cyose mwitabire kubona mwaranze kuzinduka ni mudugudu kabisa ngo rero ubwo
icyabazanye murakizi iyi ni inama y'igitaraganya yihuse twateguye so guys murabizi ikintu cyatuzanye ariko ntimukizi icyatuzanye ako siko mu twitera akaboko habaye icyo ariko mudugudu nahamagaje inama y'igitaraganya igiye kwiga kuri ay cyo icyo twagiye ako kantu amba mutazi ikintu twari kwigahora ntabwo turamenya ambo reka nze nibabwiye nta kibazo murabona rero kuni bimeze hano mu mudugudu ibintu byakaze byaduhanganye bimwe birahaguruka ibindi byakaze ubu namaze kubona za raporo nyinshi zirenze amagana abantu batagira wese banya mu gihugu Yesu byakaze rwose icyo kintu cyatumye numizaho inama ako bwana muyobozi niwe mugabo yanjusubije ashaka kuninga muri toilette yanjye Yesu sinawe sai je murandenganye je ninara mu kabindi mu rugo umiwe tuje kubikemura rwose turabikemura hakwanyuzira reka inama mwayitorera nese abantu b'abanyamugihugu ariko abagari babatushishubije bitwa ngo nabayobozi baza kuninga mu ngo z'abantu yewe garwese ese mutubonye ukata mudukomera ukahita we nta jambo naguhaye rwose ariko mutugu noneho warimaye ngaho mani gukoko nakumanitse ngaho uvuga rero uvuga urabizi ariko se njyari ikintu nibaza niko mutugu urinda ubwira uko nguko wowe cya giti kimwe kiri kuri wese yawe zibaho turakora ako se mukora muranziza ikiwo nasa nkaho uravuga iki wowe kwajujubije abaturage ungendo unyabuzuru no muri wese zawo wazo Yesu ukuboko wago wisabya gafite wese hariya mu Rwanda Yesu ariko se mutugu oya nta mudugudu wowe uribwa bose ndakuzisa abantu babibane kundegera we nawe tugira unya mu muhanda Nikojya kumi oya gabanya amagambo reka ngure mutugu nikojya kumira umucanga ugacira umucaca urashaka ajya kumwevu najyanye ibintu nk'ibi ngita kumuna gatuma wa yarinda paka kumagute asiga tumani wari rwose mwajyanga kwara amabyi mu ngofero wajyuje ngo ngofero akabari ko yatwara She what? mutuze icyo tazanya hano mu nama hadakuza kwigwa muzana amagambo igihe utuzanye mu kibazo cyanjye muzanye amagambo njyewe hano ukuntu bimeze buri muntu wese agiye kuvuga ikibazo afite udafite ikibazo ufite ikibazo ajya azamura ukuboko utazamura ukuboko akaza kumvuriramo ndamuha nyine ariko se mutugu kuyu mukobwa arimo arangurura amashati ubu ngubu ni wasanga yihagarika mu kibarade kanga uri muri cyo zaje mu nama sawa reka nuze wenda mu kanya wowe turaza kubisoza uriya mu ngoti wujujemo amabyi bambekera Yesu mutuze de umva twaje kutwiga ikibazo cy'abantu bane mu bihuru mu murazamura ibintu by'amabyi rata twagwaje Apostle we hear this. urakoze kumpa ijambo nubwo mwamwe mwacyaka uyu mugabo nawe kazungu je turaturanye abizi umutangaza makuru uyu mugabo kazungu aragenda akanya munsi y'urugo yarangiza amasaza akajya ku mwanda we warangiza ukaza mu rugo ukajya ku masahani wewe mukanwe azimuke agende kazungu wowe urabivuga iki irengano ya mudugudu irengano nyakwa mudugudu wacu dukunda cyane njyewe wafite ikibazo iyo mbwa byavuze nibyo koko njyewe nyamunsi y'urugo mu Rwanda none tuhate mu y'inyubakire mudugudu ndetse na komite ambo iki cyo cyandi ku cyuma ariko rero ari kumwana abantu muzanye ibibazo by'ubugore cyane umuntu mudugudu mbararago nkawe rebe nk'imbaraga ufite ntabwo washobora kuba wakwibakira wese buri gihe niduru ujya gushamagana ngo hari mubwiza ukuri nzongera kumva ngo ni mu muhanda cyagiye kujya muri wese z'abantu nzakwereka uwo mwanda simushaka Yesu wa rwose ibintu umudugudu arimo aravugana ibyo abantu nibubaka wese nibubaka wese urimo satani bivuga akazungu akanyigana agahinda k'ingoko kamenywa n'inyiki yatoyemo ninera ku gasozi mu kanyigana bizabakora mu gihugu koko mu muhanda cyamaye nka dawati kiri kuvuga n'ibiki ndavuga ngo magara ku bitabo nganyamuka abana nibi bigabo bihari ndakubwiye ngo nakwata umusaza gusa uyubakura byanga ariko se rero kumungana koko mwikuza koko nkabata abaturage aranga mujye kwakira umuntu ufite imbaraga wese kubona amaze gusaza uragira ngo nzajye kwibumbira utafara usanga n'abana ufite ubuze ngo n'abana munyamuhanda ntabwo nigeze byanga mu gihe mwandereka amabyi rero nawe urumva ari akoze musore yego ratamusore ako kantu urumva ibintu umudugudu akubwira wasanga nawe urya mu gikarito amahoro we ariko rero we na komite yawe kandi ikintu mugikoraho hagati aho ngaho ceka amakuru isuku ikibazo cy'abantu banyamugihuru mu muhanda mu rutoki ahantu hose amabya mu masano nanjye mfite ikibazo bwaramuyobozi
dore uyu mugabo uyu nguyu umubona hano ngiye mbyuka mu gitondo nsanga hano imbere y'umuryango umukozi wanjye ngiye mugomba kunyamura nyamara ibyo ni isabanyabuhanga aretse kusebya mukobwa isabanyabuhanga gute ubu ngubu nirirwa mpera mu byaro ko genda umukozi wawe ese ubundi watuye ntagenda atiheshye atarugira ngiye urangana nawe cyamaye ese cyose ko maze gucafuraga mwa dore ikibazo cy'amabyinano cyacyarembesheje Yesu cy'amabyinano kirananiye mu mudugudu aha icyo kirangiye nyakubahwa muyobozi yafite ikibazo nganda kiguhaye nyakubahwa muyobozi rero reka nkwereke ikibazo ukuntu kimeze yafite ikibazo cy'abahungu n'abakobwa bafite uburaya bukabije ibyo nibyo buri munsi muri konera ibyo bintu ntabwo mbishaka nanjye ngo imara ngo abo bose tugama duhura buri kanya ndabirambiwe nabyo ugomba kubyitaho bahura wowe ugiye he ugomba kubyitaho ndayambaye icyo kibazo kizamuye nk'ikibazo cyoroshye nyamara kirakomeye ngiye cyo mugikoraho ugize ngo ingingo rwose ngiye bayikubiseho agapipi kanjye kambuza amahoro ugira ukuntu mwabigenza rwose no koko mugeze ku kibazo cy'uburaya sha none ndagato aho ngaho nanjye ndi mupe aho ndi cyose n'uyu nguyu iki kibazo cy'uburaya aho ngaho mukubise ingingo iyo ni ingingo nawe burya asambana ikibazo cya kivu hano hari umugabo twicaye kwegeranya ariko muvuze ikibazo cy'uburambura umukandara w'uratuye ndayambaye amaye ngasema saka aganda gashaka ndika Yesu shano no kicazo mu bano kize none ipantaro neza umukandara cika neza ku manyango umukandara citse ibintu byakazi mwabandi mureka amagiri nawe niba wumva kwifata bikunaniye genda jya kwa muganga bagwe n'akakantu bita gapote genda wiye muterana amadapfa abanyarwanda ne muterana amadapfa rwose mudugu ibyo uvuze nibyo da nibyo nanda zitateganyijwe mu kwa Gasabo cyane rwose ndabyemeye none ndabyemeye urabyemeye abanyamafuti n'ubundi nibo bakora nzajya gufata gapote bitarinze nambara genda bate gapote Yesu kame murabivuga nabi n'agakingirizo baje mu byo bakizungu ni gapote ni gapote mu byo bakizungu kujya nifiriye ko njye inama iri mbuza gahunda Yoko ni kwa Mungu ntagenda atiheshye uramenye de haje mu bushuhe no mama ko mukazi n'abantu tukayirangiza ambo baracitse nzaza memuka nande ko nkunda cyane unkorera sabu like ndetse na share comment izo ni hame maze nanyu ndemerewe